Murakaza neza kuri Level Film. Uyu munsi ngiye kubasobanura filime y'inshinwa isekeje yiswe Twan Tiu Tian cyangwa ta eshatu uko wabyita. Mukurikire ntimucikwe. Umusore wacu Jack Chen Yu Zi ni umusore w'imyaka 20 ndetse umusore ukiga muri kaminuza muri segonderi. Ni umusore utazi ahazaza hiwe, wibereho nyine nk'umuntu udafite gahunda y'ahazaza. Nyuma y'uko mama apfuye ku afite imyaka 5, mama we yishwe n'indwara ya kanseri ndetse no kunywa ibinini byinshi cyane. Uwo musore wari usigaye wenyine na papa we wikundiraga akazi cyane utaramwitaga, nyuma yo kubura mama we yabayeho nta cyizere cy'ejo hazaza afite. Umusore wacu rero baritwereka yari ari kumwe na profeseri, yafite umuprofeseri bitaga umwarimu w'amateka bitaga Mr. P, ariko abanyeshuri bamwitaga Professor Pig. Umusore yari yabajyanye ahantu mu nzu ndangamurage barimo bariga biri private, barimo bariga ibintu bijyanye n'amateka. Nuko umusore wacu Jack afata kamera ya kera arafotora isaha yari ku gikuta, ariko ako kanya kimara gufotora yahise yibuka ko hari gahunda y'ingenzi, ahita ahereza profeseri iyo ntuza we n'inshuti ye baragenda. Profeseri yasigaye atunguwe cyane kubera ko yabonye isaha yari yahagaze, avuga ati se uyu yaba ari we? Nuko nyine umusaza, nuko baratwereka abasore bari bagiye, hari aho bari bagiye kumwe. Umusore wacu yari agiye gutungura umukunzi wiwe ku isabukuru yiwe, ariko byarangiye umukobwa ahise amutera inda, wamukatiye amubwira yuko batakundana kubera ko umusore atazi gukunda icyo ari cyo, kubera yari yamuzaniye igipupe kandi azi ko umukobwa yanga ibipupe. Nuko kwereka bagiye muri mize bita Twan Tian, uwo musore ari kumwe n'inshuti ziwe ndetse ari kumwe na Profeseri P. Profeseri P rero ari kubasobanura kubijyanye n'amateka y'igihugu cyabo cya Taiwan. Nuko ko bagiye bazenguruka, Profeseri P yari umuntu uzi amateka cyane. Bageze aho umugabo bitaga Dr. Chiang, umuntu warwaniye uharaniye ubwigenge bwabo mu gihe bari bagize. Hari urutare bitaga Dianga, urwo rutare hari handitse amagambo ariyo bitaga Flower of Youth cyangwa ururabo rw'inoza. Babahaye igiceri kiri ikirangantego cya Dr. Chiang waharaniye ubwigenge bw'igihugu cyabo cya Taiwan mu gihe cya kera. Bangi babona ifoto iriho igihe cyabo cya kera, nuko Profeseri P amuhereza kamera ngo nafotore iyo foto mu gihe yabonaga ari kwireba. So yakimara kuyifotora byaratunguranye cyane kuko abantu bose igihe cyahise gihagara, ahubwo abona ibintu byari biri muri ya foto nibyo biri kugenda. Umusore wacu bimucanze cyane atazi icyo yakora, ya foto yahise imumira, yahise imwerekeza mu handi gihe. Abona yisanga mu 1922, isanga za nshuti ziwe bitaga Mr. Black Cat ndetse n'umuvandimwe we baratabaza bamufata baramujyana, gusa batamwibuka. Yisanze rero yagiye mu ntambara ahangana n'umugabo bita Mr. Lee wari umukire aho ngaho ufite uruganda, ariko haje kumutabara umugore bitaga Ginger. Uwo Ginger rero yasaga nka mama w'uwo musore wacu Jack. Yatunguwe no kubona mama wiwe muri icyo gihe, ariko mama ntabwo yamwibukaga kuko urumva bari mu gihe gitano. Umusore rero kubera kubona ibintu bitandukanye cyane atazi menyereye yarahuhereye. Rero mu gukanguka yakangutse yisanga kwa Ginger. Basore inshuti ze zose zimusora ziramujyana, ariko byari byamucanze ayibona ari ahantu atazi. Yahuye n'umusore Wen Show, umuhungu wa Nunza wa Rini, ndetse bamujyana kwa Master Pig. Master Pig rero yasaga nka Professor P. Noneho Master Pig akamusore atangira kumurenga, yamubwira ati ni gute wanza ajya hano nkanga nsubiza mu gihe cyanjye. Umusore nyine ako kanya Abanyapani baba baraje binjiye babakubita, bagiye kumukubita umusore Ginger ahita amwitangira, ahita yongera abasore. Umusore asigarana na P, Master P, ariko Master P nyine abonye ko umusore yamuvumbi atajya kumubwiza ukuri, amubwira yuko we yaturutse mu gihe cya kera, afite ubushobozi bwo kuba yaza muri kino gihe cya kera kugira ngo ashake amafaranga, nyine aricyo kintu cyatumye azanga. We azamateka, ari nayo mpamvu yazanye umusore, amubwira ko impamvu yamuzanye azayimusobanura. Umusore rero yageze aho ngaho yabonye umukobwa mwiza bitaga Rose, ariko n'inshuti ye bitaga Geisha. Nuko umusore wacu amaze gukunda Rose ahita ahitamo kugumana na Nunza, ahubwo ahita ajya muri ayo marushanwa muri iyo theater yabo, kubera nyine ari umuntu wari uzi ibintu by'amateka, yakoze ibintu bibasekeje, abantu bose baraseka baratembagara. Muri ako kanya arimo arakora ibintu bisekeje, Abayapani bahise babataka baza bakubwira ko igikomangoma kigiye kuzaza, igikomangoma cyo mu Buyapani cyenda kuzaza, rero bagomba kwitegura ndetse bagatangira kwitegura. Ariko muri ako kanya Master Pig ahita aza amena ku Muyapani, n'uza mukobwa ahita ahagurutse atangira kuvuga kuri iyi ndirimbo yabo y'igihugu
ya Taiwan. Abaturage bose barahaguruka bakoma amashyi baririmba indirimbo ya Taiwan, nuko abayapani babuze icyo bakora bahita basohoka nyine. Nuko abayapani bamaze gusohoka barakwereka wa musore yaje Master Pig arimo aramwereka ikarita nyine, ya karita ya foto yajemo afotoreyeho, amuhana ya kamera amubwira ati gusa ntabwo wagenda ifoto itararangiza kubanza gukorwa, nimara kuzuzwa ngo nanjye najemo hano muri kino gihugu nje gukorera amafaranga nyine, naraje murana jinja ndabukunda numva naguma ahantu ariko nyine nkahakura amafaranga, nanjye ubwo niko naje rwose, nanjye ntabwo ndi muri kino gendo wo mu gihe cyacu nyine kira cyo mu 2000. Nuko rero umusore wacu tangiye kuganira na Master Pig amubwira ati rero tubanze tuyirebe uburyo bakora neza. Umusore yari yishimiye aho hantu kubera ko yari ahageze agasanga byibura umuntu usa nka mama wiwe. Bamujyanye muri ya theater yabo, atangiye kubabera umudozi nyine, umudesigner, akazabakorera imyambaro bari bukinane nk'umuntu uturutse mu kinyejana cya 21. Rero yaraje, abasore benshi bakundaga umukobwa wacu Rose, uwo mutipe yaraje aza kumuririmbira indirimbo Happy Birthday to you. Then Rose arayikunda cyane, baraganira amubwira ko yitwa Rose. Umusore wacu kubera ibyo yakoze ako kanya bahita bumva umuntu uri gutanga ikiganiro, bahita basohoka basanga ni uwo bita Dr. Chiang, wa undi twabonye mu mateka kuko wabayeho. Rero muri icyo gihe nibwo yari akiri arimo arabwira abaturage uko bagomba guharanira ubwigenge bw'igihugu cyabo, ndetse ko bagomba, yari afite propaganda yo gutuma bagira. Nuko abayapani babaraje baza birukana abantu. Mu gihe barimo birukana abantu, Black Cat ndetse n'inshuti yiwe Jack bajya kwihisha. Nuko Dr. Lin aza gutonganya umusore wiwe Wang Shong, kubera icyo ujya mu bintu bya Chiang. Uzi ko abayapani aribo batumye uruganda rwacu rukora neza, ariko umusore ukabona ntago abikubyumva. Jack yibaje ukuntu abanya-Taiwan bari kurwana. Rero yarazaga akabasetsa abakobwa bamwe na bamwe, imyambaro agiye abakorera, theater zabo zitangira kumera neza. Umusore wacu Jack yasohokanye na mukobwa wiwe nyine, mukobwa Rose, bagenda arimo aramuganiza amubwira ukuntu mu gihe kizaza ibintu bizaba bimeze neza, kuko abantu bazaba batavunika, interinete ye imeze. Baratwereka Dr. Chiang ndetse na Lin n'abandi banya-Taiwan bakuru barigiye mu yanzu y'imyiyereko bari kuganira nyine, abayapani nabo bakaza. Umusore wacu yarasohotse ari kumwe na Rose, bajya kwihisha aho hantu, ndetse niho handi hari ryabuye rya Danga, ryabuye ryanditseho. Umusore yari aramubwira ibintu by'amateka ndetse ari kumusobanurira, nibwo wa mukobwa yanditse bya bindi bita flower of Young byo mu gihe cyacu nyine tubona ryabuye, kumbi ryanditswe n'umukobwa Rose ari kumwe n'umusore. Umusore rero nibwo yabonye kundo rwanya rw'icyaricyo. Umusore wacu yaherekeje umukobwa aragenda, nuko agiye aho bacuruza opium asanga Jinja yiyahuje opium, ahubwo ari kumwe na Master P. Ahita mutonganya cyane, aterura Dr. Jinja aramutana. Jinja rero impamvu yoheza ibiyobyabwenge no kugira ngo yibagirwe umugabo wiwe ndetse n'umwana we yabuze, umwana we aba yaramubuze akiri muto. Rero anywa biriya biyobyabwenge bya opium kugira ngo abashe kwiga. Yamenye yuko abayapani baje bagakoloniza igihugu cya Taiwan ndetse banabazanye ama opium. Yavuze yuko akubona Master P, ariko kubazi ko Master P atari uwo muri kino gihe atanamukurikira nyine. Abayapani rero baje gutembera muri karitsiye bavuga yuko bari komeza imyiteguro yo kuzakira igikomangoma kizaturuka mu Buyapani, baza amakuru. Nuko umusore wacu Master mu myiyereko yabo, abayapani baraje bafata abagabo bamwe na bamwe, batangira bakanga batera ubwoba. Bageze no kuri Master P nk'umuntu wo muri kino gihe, ako kanya Dr. Lin abaraje arimo arabwira ati rwose nago Dr. Chiang hari, kubera ko Dr. Chiang niwe bashaka gufata. Bitunguranye umuyapani yahise arasa, kumbi isasu ryafashe Jinja. Abayapani bahita bagenda bavuga ati tubwira abavuriro yose ntihagire umuntu uvura umuntu warashwe nyine. Umusore yarababaye cyane, atangira kubwira Master P ngo bohereze Jinja, bakore teleporting bamujyane Jinja. Kumbi rya sasa ntabwo ryafashe Jinja gusa, ahubwo ryari ryafashe na Dr. Lin. Dr. Lin rero yapfuye gutyo. Show umuhungu wiwe amaze kubibona amva arababaye cyane. Nuko rero bagerageje gufata Jinja ngo bamuvure. Umusore abwira
Master P ngo bamwohereze gusa umusore Master P nawe nta kintu yari gukora, barafashe abantu barabasora ndetse imihanda batangira kuyitunganya bayishyira ku murongo kubera ko bari bamaze gufunga. Prince Hiroshito niwe wendaga kuza. Basore rero barihujije nk'abantu bagiye kurwana igihugu cyabo, nuko bamaze kwihuza batangira gushaka uburyo barwanya no kujya kurokora wa mugabo wabo Dr. Chianga baramutabaye. Chianga bamaze kumujyana, abayapani babura icyo bakora, bumva barababaye cyane bamaze kumenya ibyabaye ko batewe n'amarara. Abarara baje bakiba Dr. Chianga amaze kuza yabwiye kuganiza abaturage bose, babwira yuko bagomba kuzaza kuri uwo munsi wo kwakira Prince Hirohito kugira ngo abaturage bose babwira ati kandi umuntu uzahabura rwose bizaba ari ikibazo. Abaturage rero baritunganyije bose baritegura kuzaza muri icyo kirori. Nuko abaturage ku munsi w'ibirori kuza kwa Hirohito, abaturage batunguwe nuko igihe bazanaga igikomangoma cyabo kiza, abaturage bari biteguye bagiye kurasa. Noneho ingabo zigiye kurasa, bagiye kurasa wa musore wacu yagize gutya, Master P aba arafotoye akoresheje ya kamera inyura mu bihe. Umusore wacu Rose ndetse na Nuza bahita bisanga muri kino gihe bari kubona ifoto ahubwo yeno. Nuko rero umusore Dr. Chianga yahise ahaguruka we n'abaturage buri wa munsi wo kwakira cya gikomangoma wa Hirohito, barahaguruka batangiye kuririmba indirimbo y'igihugu cyabo. Dr. Chianga niwe muntu wa mbere wafungiwe guharanira ubwigenge bwa Taiwan. Nuko rero tugaruka muri kino gihe cyacu, barimo umusore Master P agiye kubafotora nyine ngo abohereze mu gihe abasubize mu cyagihe cya kera. Umusore abwira wa mukobwa ati rwose nubwo muri cyagihe cyanyu nagikunze, ariko ahangaha hari ibintu nyine gukora muri kino gihe cyane. Nuko nyine yamusezeyeho mbwa yuko kandi hari byinshi yamenyeye hariya muri cyagihe cyabo kandi katazamwibagirwa nyine. Nuko nyine yatangiye kumusezera ambwira yuko hari ibintu agomba gukora kandi koko hari ikintu yize n'urukundo rwa nyarwo cyari. Umukobwa yahise amusoma, umukobwa nyine atangira kumuseza. Ako kanya Dr. Jinja baraje, mama wiwe yavuga yuko yaje kugira ngo abane na Master P nk'umuntu nyine yari yarakunze. Umusore yatunguwe no kuba abonye mama wiwe, yahise asubira muri ya TTT yamize, abona rya jambo ryanditse kuri danga, rya jambo ngo flower of youth. Yibuka ko ari mu mateka yaryandikanye n'uwa mukobwa bitaga Rose wundi yakunze. Nuko rero filime yakirangirira muri aho ngaho, yagiye yahuye n'inshuti ziwe, yongeye gusubirana n'inshuti ziwe za kera, za zindi yabonye mu gihe cya kera, akatangira kubabwira amakuru, ariko nyine bamwe na bamwe ntibamwizere, ariko we yarazi icyo yabonye. Yaraje rero abona umukobwa usa nka Rose mu nzira. Filime yakirangiye abonye umukobwa usa nka Rose. Mwakoze cyane, murakaza neza kuri Level Film uyu munsi.